ariko ubundi nkinginjire gutera akabariro nk'utazi ko abandi bagabo bagatera. Mu by'ukuri nkubase. Intambara akabariro nta kazi ndiho. Gutera akabariro ni ikiraka kizampemba. Ni ibiki mu by'ukuri ibyo bintu uri kumbwira ngo tera akabariro. Reka mbaraga mfite. Abagabo baraguye. Byihore nkaho uzi neza kare wenyine uzi kubikora. Sasi. Usanze utwite wabigenza ute? Yenda gutwita uzi kurwara indwara za rwara. No, mbwira usanze utwite wabigenza ute? Namufrapa, namuswapa. Wamuswapa? Namuswapa nyine. Asetsa. Wihoraga gusa umenye ko bimbabaje sheri. Mr. Sisheri. Miss Ba. Oh, ndakonse. Alright, cyoki. Abyore namakuru ufite. Ikiso ufite tubaza. No tuvuta. Utuvuta sozanda njyewe muniri nuko nibiri byanyinshi tsigaye nshaka kuvuga ngo big beach ngo nango minanga gasoka ngingo nawo se neza baby ubwo ranjye narwaye nimba masturbation zigiye kugira nabi cyangwa ni stress za kaka beach numvishe ngo gasigaye kagutesha umutwe cyangwa ni stress za kaka beach numvishe ngo gasigaye kaho hano kaho none kivuga gutyo dase semini hano gutyo ase kucyutikizishano ukuntu muzo ndangira ukuntu tuzabigenza dukurishana mu nzira kuko imani umva tuza sheri tuza ukumva hano ndahamenyereye ko nyumva kandi nagufasha ku buryo twamikiza hahandi noneho nuriya bro we uvuga tagira ikintu kimwe avuga ahubwo se si ibyo ngibyo wenda umva uri mu kazi biba byasa n'amafaranga erega nta kintu nakwima sheri ahubwo wowe ndaza kubijyamo neza turaza kuza gupanga ariko ntabwo dupangira ahantu wanyu sibyo okay so ubwo nyine uraza gukomeza umbwira kaza kuza gukomeza nkubwira ariko banze unyereke ya mafoto nabonye mwapostinze mva gushi banze unyereke mwana none uzikuntu nayashyizeho kumva nyine yandi ko twarafatanye neza se yego ikatubere mana we dasa neza ya nzi kukubwira ngo uyu mutipe umume mu pase nibuka ko ari boga yanjye nibone akagira ngo oya uretse kubimbaza baby uretse kubimbaza sabwa rutanda kose oya mai usubizwa nyene ifite iwanjye yarantwaye urabizi nawe ndakubaza ushinze mani seri tuzabiganirira ubutaha nicyo nshaka kumbwira ku makuru ya bro wanyuze gute Shabro wanjye urawe ni ikigoryi shama none naguze ibintu ejo bundi yankore yaranyishe yarankubise man gute wibo gukubita ndi kuzira ya beach ba muri runo rwe ya indi kukubwira ngo ushaka kwihutishiza gahunda guke ejo bundi barankubise ni nawe mpamvu rero kubona nadasohoka wasohoka gute n'amabara mbashira ibintu kwazo mu mutwe ibyo ni byihoreye shanabe nawe uri kurwara utaruhari yaba waruhari umva nkubwire noneho ndaza kuza kukuvugisha tubipange ndakubwira ahantu usanga tubivugane ntabwo ari ibintu twavuganira hano cyangwa kuri telefone mbwire ukuntu twakikiza iki nimba nabyita ngo iki ni nk'isesemi mpora mbona imbere yanjye mbanumva naruka mba narabuze aho bica tuza babe tuza sibyo ndaza kuza kukuvugisha nkwereka ukuntu tubigenza ahubwo nicyo kintu gituma ngukunda ukekora hano mana yakungwishije nibwo subizi se cyaro umwana ntabwo wangira umugore ngo bikunde ku mwana nuko cyaro umwana ntibamfunga nk'umuntu w'umuyobozi none se kugira ngo tuvara muri kiriya gipangu cyo cyangwa yese ni kugira ngo ngire umugore se nabonagura umugabo ahita uzaserera oya uracyari umwana hega nubwo uri umwarimu uri umwana uri umurezi ndi umuyobozi umva wabaye umugabo wanjye noneho umwuka byarama oya ntabwo byakunda ukabura nkati ndagufatiye none se bite ni byiza umeze ute se meze fresh tukana guheruka gakera nusu ujyango iyo naza arakunuza ku kagari tuba tubona ariko mu bana babaye hari mu gipangu narakwikundiraga we ntago bizi ntago ndi nka Pierre wazanaga ibyana atava kuri Pierre bukira yasurahora none akamuvuga mba mbona ni nama yarankandagiye koko se
oya ariko mfite akarimu turi kubyumva kimwe uku kwezi ndi marene uku kwezi nkwemereye gaze right kuri kwimana mutazampinduka kabisa ntago naguhindukiraga iyo uri umuyobozi urinda ijambo ryawe papa w'abana se bite shameze neza haryo bakubyaje babiri shambyaje babiri ngira ngo ntumwite n'akandi kana hari ko nawe arakabye erega n'imbere reka tubyare ese kutazana abana bawe hari oya ndajyana muri prive kandi ntabwo najyana umwana wanjye muri leta ako uriya mugabo wamukurikiye umukunze cyane amafaranga ko ubu iyi si tubayeho kubera ibicwa mwana niyo ibicwa mba namukurikiyeho mwana shamba mbibona amakuru se y'umuturanyi wawe ntayo meruka ntago nyazi pe dore ngiye kuguha amakuru ariko nujye dore abagore mugira umuntu utazavuga ngo ako si ko none nagiye turarwana sinzi impamvu niba ataratanze ikirego mwapfuye iki ntabwo ikirego kirangera uriya mugore afite umwana w'umukobwa niba yaramubyaye niba yaramuturaze umwana afata nabi byatari se amakuru nayo wari agakobwa kabayo se karakana aseka kajeni muracyakundana karase kagiye karakanje abo mwifatiye gutya ni gutya ubwo no kugafungisha afite gutya zabora se abanyimutegereje yitse kutandamuranga dusohokane ahubwo wowe hari umubebe ejo ndi twasohokanye ntabwo kwitenda kubura shome rw'ikintu twarasa urebye ibintu byabaye bimbwira ntabwo wabimbwira ahubwo reka nkubwire mfite ubwoba ufite ubwoba bw'iki ejo bundi twaracitswe mukora iki utabimbwira uzi ubwoba mfite ubwoba cyaze nawe kabisa umwabikaze ryari hashize nk'iminsi nk'itatu kuri ine ubusurire idi neza ko ushobora kuba utarazanye cyangwa n'indwara yakwanduje oya ntabwo kariya kaba karwaye ibyo si ubireberayo akosa ku mugani shamana yanjye none utangiye kunkorora ndumva nawe utangiye kunyica mu nawe intera ubwoba uvugamo ibintu no bibi ceceka nkubwire reka ndaguhangayikira inshuti yanjye kurwara bikuremo basi usanze utwite wabigenza ute yenda gutwita uzi kurwara indwara zarwara no mbwira usanze utwite wabigenza ute namufrapa namuswapa nyine basetsa wihoroga gusa umenye ko bimbabaje sheri umenye ko bimbabaje kunyumva ubwenge nzi ufite wowe uri kumva ukaryamana n'akajeni na kariya mari none umutanakoresheje condom bro nimba iyo hashize iminsi itanu umuntu ajya kwa muganga se akareba kwipimisha nzajya kwa muganga uzambwire ngo herekeze ariko ninsangirimo umva nkubwire ninsangirimo nzanye inshuti yawe turaziranye buretse nkubwire bebe buretse nkubwire sibyo ubwenge nzi ufite kumbwira ngo waryamanye n'akajeni akari n'umutikingiye ntutafashe ikinini ushingiye ku kisa ushingiye ku kisa ese noneho wabigenza uti wakerekeza wabigenza uti wakerekeza wabigenza uti ni hahandi uhita usanga umuntu yasaze noneho bakwica uravuga gupfa noneho Chris uri hariya guhora ashigikira mushike bahora bavuga ngo ni indaya noneho agahita avuga ati dore ya ndaya bazanye muri uru rugo ahubwo dore niyize yakwicara n'uwo mwana Chris baby umenye ko bimbabaje uzaze tujyane ngo yerekeze iminsi itatu ariko yashize umwana aba yarinjiye wagiyemo cyangwa bageze ahubwo bakunda twaza kuza kuvana tukajya kureba amafaranga yo guswapa uretse ntabwo yabura umuntu yabishyizemo imbaraga uriya mwana w'umukobwa jya urabizi ko mwigisha nyine yiga amashanyarazi uriya mwana n'umuhanga byatari wumve ko umukobwa nigisha puratike niyo wa mbere umwana yaza yakwicara nkabona arasinziriye abana rero barambwira ati uriya mwana abayeho nabi fata umunyeshuri tujya iwabo jya kureba ikibazo ariko mama we yaradusuzuguye ahubwo uzajya urebe mama burase uriya mubyeyi ko numva ngo ni ingare andi makuru nanjye mfite
nabwiwe n'abaturage nuko kari akana k'agakobwa kabayo bagafata nabi kandi bakakabuza no kujya kwiga. Ariko iki kibazo ndashaka kugikurikirana uriya mugore tukamushyira mu buyobozi. Uriya mugore ngemeruka twite, uriya mwana mutwite. Kuna muruti hari n'undi rega afite ngo wabuze, sinzi niba utabizi. Ayo makuru nayo mfite banze kubimbwira. Ariko namwe ubuyobozi bwanyu ntago ari ubuyobozi none se waje ariko ukimukunda bake. Ariko wamenya ikibazo cy'umuturage atakikubwiye gute? Rega nose se akazi ka ntago wabimenya. Nkungu dore wamerutse kunyiba imyenda iyo kandi abizi wigeze ubimbwira se? Abasore tuba twambariye ibintu bihenze. Warabimbwiye? Ntago wabimbwiye ariko arajyanye iranshinze y'umukobwa nayiza kunyishuza ibintu by'umutekano amafaranga y'umutekano. Ako umukobwa je uzabimbwira. None se ntabwo muzura aho kwanuza. Oya ntago azongera kugaruka kukwishyuza. Akwishyuza gute se? Kandi wamugande. Kandi landlord tuba twabibariye hamwe. Akwishyuza gute kandi uba ugomba kuyahereza landlord. Wow. Twabibariye hamwe dore senze ariko umva nkubwire ngenda ndashaka. Yego se. Ajya murya. Cya. Hano yazagatera inda. Kandi mudamu ntabyabaze. Ubuso wazabibwira umugore. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo njye nama yarankandagiye. Reka noneho nzagusohokane turebe. Usohokana se? Naho ubundi reka nzagusohokane ariko ikibazo cyuriya mwana umbwiye ndaza kugikoraho. Reka ngenda hari ibintu naringiyemo. Oya hari ibintu naringiyemo hano imbere. Ndaza kuza kukubwira uko byari bimeze. Nanjye nzakubwira tujyane ariko. Ngiye guhura na mu polisi wo kwanuza. Sawa. Yanyemereye akantu. Bye. Ariko wamvuge waratse kumvuza induru. Ikibazo cyawe nuko udashaka ko twumva. Cyanda. Wagiye unyumva. Akusu wa mugore we wampaye amahoro mvuga. Wirenga ugenda wakabyara. Wakanuye imyumbati iraho ngaho. Ndakwinginze mbabarira. Imyumbati se turabati. Rero nkubwire wa mugore we. Oya nakari mu ndara yawe. Induru inyuma. Ako uri kwifuza icyo ubu. Ako reka nkubwire papa Karimo. Ibaze kuva ijoro ryose. Sibyo. Nawe umbwire kuva ijoro ryose. Ubwo urumva merewe nte. Ushaka iki? Umerewe utushaka ntiwariye. Ariko sibwo. Nawe nk'umuntu mukuru. Sibyo. Nk'umuntu mukuru. Reba igihe nawe uherukira gutera akabariro. Gutera akabariro? Ubu urashaka kuzamaramo imbaraga? Ariko nawe arambonyeye n'abandi. Izo mbaraga bivuze ngo uzijyanye ahandi. Gusa icyo ntumva niki. Reka nkubaze. Ako wa mugabo ni iki cyaguhinduye? Nta kuntu wamagahenge gatoya byibuze ngo mbanze nanaruhukemo ni muri piku burika reka. Ntago bikunda. Iraheruka se nkaba nkwirukanseho gutya. Mbese niba bide. Piku yabihane nkaba nkwirukanse. Ni muri pause. Ni muri pause ngewe. Abagabo baragwira. Kugeza aho ngewe nkwisabira icyo kintu. Ese wajya umeza agaciro nk'umugore wawe koko. Urifuza ko nzajya gushaka ahandi byakunaniye kubikora. Uvuze ngo iki se? Urashaka ko nzajya gushaka undi mugabo akankorera ibyo wananiye. Urashaka nde? Reka nkubwize ukuri. Nimba utarabona uko intama zambarwa uzabikinisha. Shaka nde mugabo. Kubana niwe kubikora. Nese waje ukankorera ibyo ugomba kunkorera. Urabona akavura kataguye. Nabwiye ngo mpagahenge. Ngiye ku muhanda ngiye kunywa agacupa. Sibyo? Nimara kunywa agacupa umbwire. Ariko nanone umaze kunywa agacupa warayitashye utakanyoye. Ubu nkugurira icupa nizo warayinyoye. Ejo nijye wakuguriye kugira ngo ibyo bintu bikunde bikorwe. Ariko amafaranga yanjye aranga abaye y'ubusa. Nibyo nakubwiraga. Ariko reka nkubaze wa mugabo. Urabona kari mu nda ukwangana. Ubu ntabwo ureba ko akwiye gukurikizwa koko. Hakenewe kandi wa mugore we. Kandi reka nkubwire. Nimba ubwenge bwawe bamaje kubudaha uzabimbwira. Ushaka umwana wo kumazi. Ariko ubundi nkinginjire gutera akabariro nk'utazi ko abandi bagabo bagatera. Mu by'ukuri nkubaze. Intamara gukanda byese ndiho. Gutera akabariro ni ikiraka kizampemba. Ni ibiki mu by'ukuri ibyo bintu uri kumbwira ngo tera akabariro. Reka mfite. Abagabo baragwira. Byihore nkaho uzi neza kare wenyine uzi kubikora. Sasi. Bega gasuzuguro. Byihore nkaho uzi neza ko. Uvuze? Wenyine uzi kubikora.
reka njye gushaka ubinkorera ubwo uzi neza ko wenda ngewe ubu tuvugana nakuramo ikote nge nkabonana nawe ngo ahubwo se ubundi bari abagore musigaye mwirwana nibo bakubwira ubwo bugamba jya ujya kunywa agacupa kawe yegare we ubundi se bazanabikora ubundi ngeyo ninywera agacupa aricyo biba binambwiye ngo hindukire ndashye ndumva nta kabaraga dore ko ruri amatende nayo amaje kungeramo ngo tera akaba